igitekerezo mbafitiye rero kiri gushaka kutwerekeza ku byo twize byose. Igitekerezo mbafitiye ni icy'umukobwa wari usabwe n'umusore wari uri mu mashuri makuru muri university. Umukobwa umusore aza kumurambagiza akiri mu mashuri, ariko ubwo yazaga kumurambagiza yaraje avugana n'ababyeyi n'uwo mukobwa barabyuzuza, ati rero nubwo nkurambagije uje urahora witeguye, uje urahora ugize ute, kuko igihe nzarangiriza ntabwo ukizi, igihe nzarangiriza amashuri sinkizi, kandi sinzakujyana ntarangije. Mbese murukumva? Umukobwa ati nzitegura. Turahirwe uje urahora ugize ute, witeguye. Nuko umukobwa ubwo umusore aragenda muri burusi, aragenda afata indege, umukobwa arasigara. Ejo mu gitondo ababyeyi be baramubwira bati mukobwa haguruka ukubure turukubona ahantu handuye. Abati ndasabwe ndasabwe da ahubwo nahaguruka, umuntu usabwe si yahaguruka. Ababyeyi baragenda baja guhinga basanga umukobwa araryamye. Ejo barahaguruka bati none uhaguruka tujye guhinga. Ndasabwe namwe mubizi ko nsabwe. Ati sinone ibi ni ibiki bagiye, none muko uraje uri kuryamye, none se usabwe kakoraga ategura. Mbese ababyeyi basabwe mushire hejuru turebera, oya bimushire mu gutinyuka. Ubu turi muri mifemu dukwiriye kwidagadura. Nuko umukobwa ati ndasabwe. Bati babyeyi ibintu biratuyobeye. Rero uyu mukobwa abandi ko kera rero twarabyukaga tukaboha, buno ntibakiboha, ariko kera umukobwa yabyukaga akubura yarangiza akagira ate akaboha. Ubu rero wenda ni ukubyuka waba ushoboye koko ugakubura warangiza ukajya gucuruza, sibyo? Ubwo turi kujyana n'ibiriho buno, naho kera ni uko byabaga. Nuko umukobwa bati none wahaguruka ugakubura ukaboha na kiriya kirago. Ati ndasabwe. Bati ibintu biratuyobeye. Ubwo ariko yari afite murumuna we wari umukurikiye. Hari abantu bagiraga amahirwe bakabyara abana 2 cyangwa 3. Nuko umukobwa rero ubwo yakomeje ngo ndasabwe, noneho ntiyaje arakaraba. Ntiyaje arakaraba, amavunja agaraba. Ndagamaze kuba yamubwiye ngo iki, ngo uzahora ugize ute, witeguye. Nuko rero ubwo byararangiye, umukobwa amavunja agaratondeka akajya aragenda gutya. Abagwa amavunja mushira hejuru turebe. Ntaro yemwe, ntaro rwose. Ariko abagwaye amavunja mwana bagira babaca. None umukobwa mwene nyina we akagira isuku, akagira iki, akinyuraho nyine. Nuko umukobwa umuhungu aragenda ariga azi yuko azaza gutwara umugeni, yagize ate yasabye. Umukobwa rero ubwo yagwaye amavunja ntiyabakimesa, umusatsi gurahirimbira muri make. Nuko igihe cyarageze noneho umusore ararangiza. Haleluya! Arangije rero nta gutinda, bwari ubukwe. Yaraje ati naje. Batama amamodoka ngo noneho amapatiri gakurikiraho. None si uyu mukobwa wagwaye turagira dute wagwaye amavunja ubu arambara ate, none se turabihindura. Batereka ngwino sha dufite kane keza karasobanutse ngwino. Umukobwa baramwambika neza, bamaze kumwambika neza bakishira mu icapa n'umugeni. turavuga
ntabwo hari ibyo waba wabigenza uti umuntu uri kugenda ngo bamenya bari bushingira mu biko wa mukobwa mutoya ubwo baramufashe rero ubwo bamushyira mu vatiri umusore araza habaye umusirimu cyane warundi bati ntabwo uzi ko bwabaye ndasabwe nuko rero umusore yacuye umugeni amaze gucura umugeni iki gitekerezo kiri kutwereka uko twitwaye muri kino gihe turi abageni bande twitwaye dute mbese Yesu naza azasanga dusabwe murebe ukuntu umukobwa usabwe yitwara umukobwa usabwe ntagenda arira mu nzira umukobwa usabwe ntiyambaraga ibiri kumutega nk'uko Jacqueline yabivuze umugabo usabwe ntakoraga ibiteye isoni umukobwa usabwe ntagendaga ari gutukana umugore ntagendaga ari gutukana mbese turasabwe none Yesu naza kazadutungura nk'uko uriya musore yatunguye uriya mukobwa uwari witeguye se wagiye nuko rero ni twewe biri kubyira ni njye nawe turararikirwa kugira ngo twitegure aho turi hose niba uri kugenda umenye ngo uri umuntu w'iki niba aho wicaye uri kurira umenye ngo uri umuntu w'iki niba ahantu habujanyijwe ntukwiriye kuhajya kuko uri umuntu w'iki ubu twasubiye inyuma ubu Yesu naza yahira ko tutazamara nka wa mukobwa ngo ndashabwe ngo turi abadivanisi umunsi wa 7 ariko tudatanga umuco mu bantu ngo twari dukwiriye gucana amatara yacu aho turi hose itara ryacu ntirizime kugira ngo Yesu naza azasange twaramwiteguye ndabararikira kugira ngo mwitegure nanjye ngirente maze Yesu naza azasange twariteguye tumusanganire twishimye mu izina rya Yesu. Amen.